Mwaramutse twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Turashimira Imana cyane kubera iki gitondo cyiza, gitondo cy'umugisha, gitondo tubyutse turi bazima tugashobora kuza hano. N'ubuntu bw'Imana. Nukuri ntacyo dutwara nk'igisanzwe, n'ubuntu bw'Imana tugirirwa kugira ngo tuze gusangira namwe icyo Imana dushize ku mutima, kugira ngo tuze guhabwa umugisha nk'uko muhabwa. Haleluya. Imana yacu rero ni nziza, turashimira Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo dushozwa na Kristo duha imbaraga. Ibi ni igitangaza Imana ibikora kugira ngo umuntu ashobore kuza kuvuga Kristo. Nkunda kubwira abantu ngo Yesu ni byose. Yesu ni byose kumufite, iyo ufite Kristo muri wowe, ufite ibyiringiro ntakuka, ibyiringiro byuzuye, ibyiringiro by'ubuzima, ibyiringiro byo kubaho. Kandi burya umuntu abaho buri munsi. Iyo wemera kubaho buri munsi ubaho, koko ntabwo ugira birantega, ntabwo ugira kuvuga ngo ntabwo kubaho buri munsi ntibisobanura ko udapuraninga, udafata gahunda oya, ariko kumva ko niba wabyutse ari igitangaza, ari ubuntu bw'Imana bwakwira, ugashimira Imana ukavuga uti Imana wakoze kubera ko bwije ndi muzima, kandi ukajya imbere yabo ugasaba imbabazi kugira ngo wakosheje wongere uyitunganire. Imana rero ihabwa icyubahiro. Turashimira Imana ko Imana yumva amasengesho. Ubushize twavuze ku mbaraga zo gusenga. Ni ukuri gusenga bigira umumaro mwinshi. Umuntu asenganye umwete, gusenga bifite ikintu bikora mu mubiri w'umuntu, mu bugingo bw'umuntu, mu buzima bwa buri munsi tubamo. Rero turashimira Imana ko byose ari byiza, kandi turashimira Imana ko inama yabaye mu gihugu cyacu yagenze neza. Imana ihabwa icyubahiro. Ndashimira Imana ku bw'umwihariko ku bwa tekinoloji, kugira ngo umuntu ashobore kubona ibintu byose nk'aho hari utanahari, kugira ngo n'umuntu ashobore gushima ufite icyo ushima kandi ukizi. Imana rero ihabwa icyubahiro. Turabakiriye mu izina rya Yesu. Hari ijambo nshaka gusoma gutangiza mu Bakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 21 biravuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha. Imana yamuhinduye icyaha kubwo kuba ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Haleluya. Kuko utigeze kumenya icyaha, ni Abakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 21. Kuko utigeze kumenya icyaha. Haleluya. Ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha, yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe rero, kuko hari uwatubereye mu mwanya, watubereye incungu. Haleluya. Kristo yabaye incungu ku bwacu, kugira ngo ahinduke icyaha ku bwacu, kugira ngo abikivume, noneho twebwe duhinduke abo gukiranuka ku bw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro kuko araturwanira, aradushoboza. Ni nayo mpamvu ari byose kumufite. Niyo mpamvu dukangurira abantu iteka tukavuga ngo nimwakire Kristo muri mwe ababere inkomezi, ababere byose, kugira ngo izo mbaraga, haleluya, kugira ngo izo mbaraga, ubwo bushobozi ubuhabwe, ushobore guhagarara udatsindwa, kandi uhagarare muri Kristo, kandi ubeho beshoho benshi. Reka dusenge rero twakira umukozi w'Imana nanone Bishop Kaniziyo, kugira ngo dukomeze gusangira icyo Imana dushize ku mutima. Uwiteka Mana nziza, Mana y'urukundo, Mana y'icyubahiro, turi imbere yawe nanone iki gitondo cy'umugisha, igitondo kidasanzwe, igitondo Mwami watugiriye imbabazi n'ubuntu kugira ngo dushobore kuvuga ubwiza bwawe. Turagusaba kugira ngo byiringiro bizima ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ubuntu bwawe n'imbabazi zawe Mwami bimanukire muri studio za TV1, maze udufashe tuvuge ijambo ryawe dukiranuka, tuvuge ijambo ryawe twuzuye imbaraga z'umwuka wera, kugira ngo abantu bashobore gufashwa Mwami. Nurimo kutuyobora Mwami, amuri nawe umuha umugisha. Aha hantu twakandagije ibirenge byacu ahabwa umugisha, kandi ubwiza bwawe buhabe, kugira ngo tuze gusoza imitima y'abantu yongeye kangukira kukwegera no kugushima no kumenya kuri Imana, kandi bamenye ko ari wowe Kristo mwiza wadutangiwe kugira ngo tubere incungu, kugira ngo kwizera ntaba ari ahubwo ube muri we kandi umushobozi. Mu izina rya Yesu dusinze twizeye. Amen and amen. Karibu Bishop Kaniziyo, Imana igumugisha. Bene data nanjye ndabashuhuje, kandi nsabizere n'amacu Yesu Kristo. Amen. Ndabakunda kandi ngeze mugishaho kugira ngo tubonane kandi tugane ku ijambo ry'Imana. Amen.
mbifurije icyumweru cyiza kandi ndashima Imana ko bimaze kuba iminsi biri mu gihugu cyacu ahangaha. Haleluya. Kubwa cogamirangiye neza nabyo twarabisengeye. Amen. Ntabwo tubisiga inyuma, niyo mpamvu Imana ituvana ku bwiza bumwe dushyira mu bundi bwiza, kandi ntabwo tuzasubira inyuma. Haleluya. Tuzi Imana, kandi Imana yatuzanye yatumye iki gihugu kiba kimera gitya. Ifite umugambi mwiza kuri twe, ahubwo dusegasire uwo mugambi. Amen. Kugira ngo Imana ishoboze ubuyobozi bwacu. Ndashaka kuza kuvuga ku bwami bw'Imana gatoya. Amen. No ku bwami bw'ijuru. Ariko reka mpere kuri iki cyanditswe gatoya cyo my sister mushiki wanjye Jackie avuzeho, kugira ngo dushobore kumva neza iryo jambo wenda ndihereho. Amen. Aya magambo ni amagambo abantu badakunze gutwara nk'ikintu gikomeye. Ngo kuko utigeze kumenya icyaha. Amen. Imana yamuhinduye icyaha. kuba icyaha ku bwacu. Amen. Kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Haleluya. Duhinduke gukiranuka kw'Imana. Amen. Yemera kuba icyaha. Amen. Twe tuva mu cyaha. Haleluya. Duhinduke gukiranuka. Amen. Umuntu rero usenga agomba kuba yaravuye mu cyaha. Amen. Kandi akiranuka. Haleluya. Uwo muntu rero igihe cyose yatangiye gusenga aba afite rezo cyangwa aba afite connection cyangwa umuyoboro. Amen. Wo kureba mu ijuru no kumenya icyo Imana ishaka. Haleluya. Niyo mpamvu tuba abana b'Imana. Amen. Ngo abamwizeye bose yabaye kuba ubasha bwo kuba abana b'iki? B'Imana. Amen. Ngo si kubw'imirimo yabo, ahubwo nuko bizeye izina rye. Haleluya. Rero ndaza kuvuga amagambo, ijambo ry'Imana riva ku mutima, ariko bitava mu mutima wanjye no mu bwenge bwanjye, ahubwo ari ubwenge bwanjye na connectinze ku bwenge bw'Imana no ku mutima w'Imana. Amen. Burya hari tujya gusenga rero. Usenga iteka ryose, umutima wawe n'umutima w'Imana bigomba kuba biri kumwe. Haleluya. Kugira ngo umenye icyo Imana ishaka. Amen. Niyo mpamvu mbere ya byose tugomba kubanza kwihana. Iyo usomye mu byahishuwe nyirango ni 2:4, Imana ivuga ku itorero. Reka nacyo nyisomeye koko iki kije none ahangaha numvise ko ntakireka ku iki cyanditswe. Amen. 2:4 haravuga ya magambo. Ngo ariko rero mfite icyo nkugaya. Nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Amen. Waretse mbere ukuntu waruteye warukundanaga n'Imana. Ariko ukugenda ukura ni kugenda uhunga Imana. Amen. Utandukana nayo ngo n'ubwenge bw'isi. Urumva hari ubwenge bw'isi n'ubwenge bw'Imana. Niyo mpamvu yemeye guhinduka icyaha. Ari inshuti yawe igukunda. Niyo mpamvu urukundo rwawe rwa mbere rwakuvuyemo. Haleluya. Ngo ariko mfite icyo nkugaya. Nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko ibuka aho wavuye ukagwa. Amen. Wihane ukora imirimo nk'iya mbere. Haleluya. Kuko nutabikora nzaza aho uri. Nkuri igitereko kitabaza cyawe aho ahacyo. Nutihana. Urumva ko Imana izavana hari itabaza, hari inyenyeri yari kuriho, hari ubwiza bw'Imana waremanywe. Mbega muri make gukuraho ubuntu bwayo, gukuraho kuko kwayo kukuvaho. Niyo mpamvu yahindutse icyaha kugira ngo we kuba umunyabyaha. Amen. Hepfo iyo ukomeje hepfo ku murongo ukurikiyeho kuri iki cyanditswe ku murongo wa 6 ngo ariko rero mfite icyo ngushima, nuko wanga imirimo y'Abanikolayi iyo nanjye nanga. Hari imirimo ugomba kwanga ukitandukanya nayo, ukaba umwana w'Imana, ukaba inshuti y'Imana, ukibuka aho wavuye ukagwa, ugasubira muri rwa rukundo rwawe rwa mbere. Haleluya. Niyo mpamvu dusenga Imana ikatwumva. Amen.
burya ari gusenga n'icyaha no gusenga utihanye ntabwo ari ibintu byiza cyane. Ibuka aho wavuye ukagwa. Arangiza avuga ku murongo wa 7, ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero, unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Igiti cy'imbuto z'ubugingo. Iyo ukiwihana, iyo wibutsa aho wavuye ukagwa, ukagaruka rwa rukundo ukarusubiza ugomba kurusubiza nyir'ubwite ari we Kristo Yesu, wemeye kuba icyaha mu mwanya wawe, noneho n'abaraza akagushima, noneho yarangiza akaguha ubugingo, ukarya za mbuto z'ubugingo. Urabizi kenshi dukunda kubwira abantu ibintu, hari inyigisho zadutse zivuga ku bintu gusa, ibintu uzabona ibi. Hoya, hari ubugingo, ushobora kubona ibintu ariko ntubone ubugingo cyane. Ushobora kubona ibintu ariko ukabisiga cyane. Ushobora gutunga amamodoka nk'uko bayaduhanurira, imodoka ugapfa ukayisiga igatwara undi, inzu igasigaramo abandi, ukagenda hanze ukagaruka ukagenda uza wirata. Ariko reka nkubwire, iherezo ry'inzira ngo ni mu nzu. Buragenda ibyari byose ugataha mu nzu cyane, ukagaruka mu rugo. Rero reka mbabwire, reka mvuge ikintu cyitwa ubwami bwo mu ijuru n'ubwami bw'Imana. Ubwami bwo mu ijuru n'ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana ni ukumenya Kristo muri wowe. Haleluya. Ubwami bwo mu ijuru ni ikindi gihugu tuzajyamo. Amena. Kandi kiriho. Ndashaka kugira ngo nsobanure akantu gato, numva bitangiye kuza. Kandi n'amagambo ntekereje. Urabizi igihugu kibaho, nicyo cya gihugu cyo mu ijuru. Ariko ubwami bw'Imana n'ubwami bwo mu ijuru buratandukanye. Bwenda kuvugwa kimwe ariko buratandukanye. Ubwami bwo mu ijuru ni nko kuvuga u Rwanda. Ubwami bw'Imana ni nko kuvuga ubuyobozi. Abantu bakora muri guverinoma cyangwa muri leta. Abantu bakora muri leta bamenya ibyo leta ishaka, bakabigeza ku baturage, ariko baba bari mu gihugu. Amen. Ijuru ni igihugu. Haleluya. Ubwami bw'Imana ni abayobozi. Abo bayobozi rero bamenya ibyo bageza ku baturage, bayobora. Kandi abo ni bamenya amabanga. Kandi nanone ntabwo bakora muri department zimwe, hari za ministeri. No mu murimo w'Imana niyo mpamvu harimo za ministeri twahamagariwe. Amen. Ndagira ngo abadukurikiye mu nyumve neza. Ubwami bw'Imana butandukanye n'ubwami bw'ijuru. Ijuru ni igihugu. Igihugu gifite abami bakiyobora. Ni guverinoma iriyo. Umwami wacu niwe mutegeka. Ari hejuru arategeka. Afite abakozi bitwa abamarayika n'ibizima n'indi myuka y'Imana myiza imukorera. Hariho n'abagiye mu ijuru batabanje gupfa kandi bapfanye kwizera nyako. Abo nabo bari mu mirimo barakora. Ariko ndeka nkwereke ikindi kintu utaruzi. Iyo utarajya mu rukiko bagupanza kunyuza muri pariki. Ibyo byandika mu madini yacu twavukiyemo ya Gatolika bavuga purgatori. Bakavuga nijoro. Hano hajya bavuga ngo purgatori ngo ntibanywa ba mu rugo. Soya pariki ubanza kuyicamo kuko ntabwo uhita ujya mu ijuru. Iyo uvuye muri uyu murimo, muri uyu mubiri, hari aho banza ugaca. Ariko babandi bakiranutse kwisobanura bakubaza. Noneho babandi badafite icyo babaza, badafite urubanza, bagenda direct. Ntabwo bamareka babacurangira ijuru ryose, ijuru rikanyeganyega, iby'ijuru byose bikanyeganyega kuko nta cyaha bafite.
ariko bandi bagifite utubazo babanza guca muri pariki kugira ngo bazajye ku munsi w'amateka bazacirweho iteka cyangwa bazabanze bare kuko nta kibazo bafite. Rero bene data, ijuru ni igihugu. Amen. Ubwami bw'Imana n'ubwami bw'ijuru ni ibintu bitandukanye. Amen. Rero habaho n'ubwami bw'isi, habaho n'ubwami bwa shitani. Mujye mubimenya cyane. Ibyo rero ntabwo abantu bajye bashaka kubikoraho. Burahari cyane. Batwereka ko noneho iyo uvuga ubwami bw'ijuru burahari kandi buranadominatinga muri no muri twe, kubera ko bwari n'igitugu. Just you are forced to do something kandi utakagishatse. Ndagira ngo rero mwebwe dusengana cyangwa abasenga mumenye ko hariho ijuru. Amen. Hariho n'isi, hariho n'ubwami bw'Imana. Amen. Kingdom of God and kingdom of heaven. Amen. Ni ibintu bitandukanye byenda kuvuga kimwe. Ubuyobozi n'abayobozi. Hallelujah. Ni ibintu bitandukanye. Amen. No mu ijuru rero kangwe urugero ushobora kuba uri umuyobozi hano ku isi, ariko mu ijuru ntabwo uzayobora kuko ntabwo ufite ikarita y'akazi k'ijuru. Kuko ugomba kuba ufite ikarita. Ugomba kuba ufite ikarita y'ijuru. That's a revelation, brother. So iyo dusenga rero ntabwo dusenga n'ubwiko cyangwa ngo dusengane ubwibone. Dusengana kwicisha bugufi. Amen. Kandi tugasengana gushima. Niyo mpamvu Kristo yahindutse icyaha. Amen. Kugira ngo utabe icyaha. Amen. Ube gukiranuka. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bene data reka mbabwire, mureke dusenge dushaka ubwami bw'Imana. Amen. Tudashaka ubwami bw'isi. Cyane cyane iyo ubwami bw'Imana usobanuriye abantu n'iby'isi urabibona. Ijambo ry'Imana ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Hallelujah. Ngo ibindi nabyo muzakora iki? Muzabyongererwa. Amen. Bisobanuye ko iyo Imana uyikoreye mu kuri no mu mwuka, nkuko tugomba gusenga mu kuri no mu mwuka, niko n'Imana idukorera byinshi kandi ikabikora tutayibisabye. Amen. Ngo idukora n'ibyo tutareba. Hari n'imo dukunda kuririmba ngo hari ibyo nkorera ntaranasenga. Hari ibyo nkorera ntarasenga, undeme mutima urugendo tukwishimwe. Rero kudashima ni bibi. Reka nsome gatoya ku ijambo ryitwa gushima. Amen. Zaburi 116 umurongo wa 16, ariko kambaze nashaka wa 17. Ngo Uwiteka nukuri ndi umugaragu wawe, umwana w'umuja wawe. 17. Nzagutambira igitambo cy'ishimwe, nambaza izina ry'Uwiteka, nzahigurira Uwiteka umuhigo. Amen. Ni koko nzawuhigurira mu maso y'ubwoko bwawe bwose. Urumva hari ubwoko bw'Imana kandi bwose. Hari n'abatari ubwoko bw'Imana. Reka nkwe urugero, twese turi abantu b'Imana, ariko twese ntabwo turi abana b'Imana. Tujye tubimenya. Imana yaduhaye uburenganzira. Okay, mwese muri abantu n'abaremye, ndabemera ko muri abantu banjye, ariko abazanyizera nibo bazabana banjye. Amen. Condition. Abamwizeye bose yabahaye ubasha bwo kuba abana b'iki? B'Imana. Kuba abana b'Imana. Mbese waramwizeye? Mbese uramushima? Hari umuhigo wahigiye Imana. Reka ngo urugero, Imana iguhaye akazi keza, Imana iguhaye promotion, Imana yaguhaye ubwenge, Imana yakugize umuhanga. Sibyo? Cyangwa sibyo? Cyane. Imana yaguhaye ubwenge. Amen. Imana yakugize umuhanga. Imana iguhaye akazi gakomeye. Imana iguhesheje icyubahiro. Igushyize hejuru. Utangiye kuyisuzugura. Kandi ari yaguhaye ubwenge. Utangiye kumva ko ari wowe. Noneho iby'Imana nabikereza.
sibyo izabiguha koko ariko ntabwo uzaba uri mu gitabo cy'ubugingo kuko avuga ngo bazarya ku mbuto zanjye. Haleluya. Nibibuka aho bavuye bakagwa niba bagarukira Bibiliya ngo nugaruka nzakugarura muri Yeremiya. Amen. Ngo nuva n'ibishimwa mu biganza kugira akanwa kanjye. Amen. Urashaka kuba akanwa k'Imana, garukira Imana. Haleluya. Niyo mpamvu rero dusenga. Ntabwo dusenga n'amarangamutima. Ikintu cya mbere yo gusenga tubanza twagira amarangamutima. Harubwo rero tugira amarangamutima tukivuga ngo arangamutima y'Imana. Ariko kugira ngo ugire ayo marangamutima burya n'umwuka wazanye amarangamutima. Amen. Urabanza iyo usenga ukagira amarangamutima yawe. Amarangamutima yagahinduka amarangamutima y'umwuka wera. Amen. Umwuka wera nawe akaza guhindura bya bintu biri muri wowe akaguha umurongo akaguhishura icyo ugomba kuvuga mu gihe gikwiriye. Haleluya. Atari uvuga. Amen. Amen. Hakavuga umwuka w'Imana mu bugingo bwawe avugira muri wowe. Amen. Ariko atari wowe uvuga. Urasa na kanizi uvuga ariko ntabwo ari kanizi uvuga. Kuko wamaze gufata umurongo uri kuri telefone. Barumva ijwi ryawe ariko ntibakureba. Amen. Amen. Uri kuri telefone ubumva barumva ijwi ryawe ariko ntakureba kuko baguhaye telefone ze. Hari iyo uri mu masengesho umenya telefone y'Imana. Haleluya. Murahuza ukavugana nayo. Amen. Kuko wayisanzu yize. Amen. Ijwi ryayo ukaryumva. Noneho burya umwuka wera ni uburyo buri ni nk'ikoranabuhanga. Ako kanya ushatse ushyira kuri video ukareba wa muntu. Urumva neza? Haleluya. Amen. Iyo Imana yoshaka iyo watagiye yikomere kumva ijwi ryayo mukaganira ikwerekana video yayo. Amen. Ikakwereka uko isa. Amen. Ikakwereka ko igukunda. Haleluya. Amen. Ikaza ikagusanga mukaganira. Noneho rero umuntu ute ushobora kutebona ko kanya murimo kuvugana umugendana kuko iyo tugenda tuba tuvugana n'umwuka w'Imana. Kuko umwuka w'Imana ari muri twebwe tuvugana n'Imana. Ariko ninjoro nibwo haba ngo haza amayereko. Kandi ukereka usinziriye. Amen. Kandi weretswe ntibiguhishe kandi kabwira ati nibyo nakubwira ngo uzabikoresha. So niyo mpamvu rero gusenga gukingura ijuru rero. Haleluya. Gusenga guhindura umuntu akava muri kamere ye akajya muri kamere y'Imana. Amen. Niyo mpamvu kenshi dukenera ububyutse muri twebwe. Amen. Hari ijambo ushaka kuvuga aho navuze muri mu byahishuye 2:4 ngo twibuke aho twavuye tukagwa. Bisobanuye ko hari ijambo nabyanditse hano biravuga ngo God understands. Imana irumva iyo tuyisenze. Amen. God loves, irakunda. God has provided answer. Imana izana n'ibisubizo. Amen. Yo yiteguye kugusubiza, iteguye kukumva kandi yiteguye kugukunda. Imana ni urukundo. Imana itega amatwi. Amen. Imana igara gusubiza. Haleluya. Iki twabyita nko gusubizwamo intege. Amen. Twabyita nk'ububyutse. Haleluya. Twabyitwa nko guhemburwa. Uko wabyita kose muri makeya. Amen. So niyo mpamvu iyo dusenga rero hari ukuntu Imana igenda ikatwereka ubumana bwayo. Amen. N'urukundo rwayo. Amen. Irindi jambo God planned the ministry of the Holy Spirit to meet this great need of ours. God planned the ministry of the Holy Spirit. Umwuka wera ni umurimo muri twe. Umwuka wera ni ukora umurimo muri twebwe. Ntabwo ari twe tubikora, ni Kristo ukora muri twebwe. Iyo umwuka wera ari muri wowe aguha imyumvire, arakurefreshinga, agusubiza bushya ukamenya ubushake bw'Imana. Amen. Niyo mpamvu Imana yagiye yohereza abahanuzi. Haleluya. Abahanuzi nka ba Eliya, abahanuzi nka ba Yehu, ba Mika, ba Elisa n'abandi ntavuze, kugira ngo bereke abantu ubushake bw'Imana habeho ububyutse. Ariko noneho uyu munsi ni bande banyura ububyutse? Ni nge nawe. Haleluya. Nitwe abahanuzi bariho.
Hallelujah. Reka nsabe abantu mudukurikiye mumbabarire amagambo arakomeye. Hallelujah. Abantu murimo guhanurira abantu ibintu mukabereka ibintu bazabona aho kubereka ubwami bw'Imana bazajyamo. Amen. Cyangwa umurimo w'Imana bagomba gukora. Rega pastor rega n'ibintu turabibona kuko ni ijambo ry'Imana. Oya ni ijambo rivuga ngo mumanze mushake ubwami bw'Imana. Hangareka tureba hano mu Bafilipi igicuvuze iryo jambo nyine maze kugira mu Bafilipi mu Bafilipi 4:19. Mu Bafilipi 4:19 haravuga ngo kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose nk'uko ubutunzi bwayo bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Amen. Yavuze ngo Imana yande? Imana yanjye. Hallelujah. Izabamara ubukene. Bisobanura ngo mu Mana iyo irimo neza, iyo iri muri Kristo uba ufite byose. Ukwemera n'ukwemera ko Imana ari yawe. Amen. Ubukene bwo mu mutima, ubukene bwo kutanyurwa, ubukene bwo kwira kukumva kuriho nkuko wabivuze ku bwawe. Wigenga nyine nkuko atangiye uvuga umuntu wabona byose Imana ikaguha ubwenge ikaguha ubushobozi warangiza ukumva ko uri byose ku bwawe. Ntabwo ari byo. Reka nkubwire buri muntu wese afite umugabane mu bwami bw'Imana. Amen. Ntawe Imana iheza. Kandi ni nkuko uri mu gihugu. Amen. Ufite umugabane mu gihugu kubaho. Hallelujah. Rero iyo ufite umugabane wo kwitwa umunyarwanda ukaba uri mu Rwanda, niyo uri hanze witwa umunyarwanda. Hallelujah. Rero niyo no mu isi uri umuntu w'Imana. Hallelujah. Ufite umugabane ku Mana. Amen. Ariko ugomba no kwinjira mu bwami bw'Imana. Hallelujah. Iyo uri mu bwami bw'Imana ubura umwana w'Imana. Hallelujah. Mana tuyobore. Bene data. Iyi myaka tugendanye n'Imana ntabwo ari miki. Amen. Ariko turimo kureba abantu bari bangisha abantu Imana bavuga ibyabo. Reka nguye nk'urugero kujya nko gusenga ngiye kanyarira ukagenda ubwira abantu hose ko ugiye kanyarira. Ni ngombwa kugira ngo umenye ko ugiye kanyarira. Reka tabivuze iki se? Bivuze iki ko Imana ari yawe? Mbese arashaka kugira ngo abwire abantu ko yagiye kanyarira kubera inyungu ze. Nagaruka abwira abantu mvuye kanyarira Imana yambwiye ibi niwangiragira iki. Ntabwo Imana ari umupolisi iterabwoba. Ntabwo Imana ari iterabwoba. Imana ni inyambabazi. Imana yashaka ko wowe uzi ubwawe ukuri ngo yemwe abarushye n'abaremerewe munsange mbaruhure. Hallelujah. Mbereke ubwiza bwanjye, mbereke imbabazi zanjye, mbereke urukundo rwanjye. Kandi ntawe udakeneye kuruhuka. Ntawe udakeneye kuruhuka. Mbereke ko umfite afite byose. Hallelujah. Cyane. Mwereke ko ndi Imana ye. Ko nzamutabara, nzamukomeza, nzamuramira, nzamuramisha ukuboko kwanjye ku buryo ariko gucyanuka kwanjye. Mumara ubwoba. Hallelujah. Umwana iyo umukanze yirukanyira kuri se cyangwa nyina, kandi yamaze kujya hano rwanyina yumva ko ntacyo kibaye. Nawe rero nihurukira ku Mana ntacyo utazageraho. Inshuti yazanjye, ubu rero hari ikintu itorero rikwiye guhagurukira cyitwa ububyutsi. Ikintu bita revive. Amen. Is a supernormal. Hallelujah. It's not normal. Amen. Anga mu Bafilipi 4:13 haravuga ngo ushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. The revival days are not normal days. Hallelujah. In the life of the church. Amen. Ntabwo ari igihe cyo ububyutse guzana impinduka mu itorero. Amen. They are supernormal. They are supernatural. Amen. They are great days of the church. Amen. When God manifests His presence in overwhelming reality. Hari ibintu bigaragara ibintu bitangira kugaragara. Habaho supernatural results. Amen. Anointing. Si amavuta y'igikotore. Twisiga. Amen. Amazina y'amavuta ni menshi. Harahindura abantu inzobe, harahindura abantu umubiri ukanoga, harajya mu mutwe,
bashyira ku misatsi hari natwe twisiga bagiramo impara ngo twongere tumene umusatsi ariko reka mbabwire bene data ubwami gusigwa anointing is a supernatural substance. Hallelujah. It's not natural. It has a supernatural results. Tugomba gukanguka mu bitekerezo. Amen. Tugahindura mindset ya church y'imisengere. Iki gihugu kigeze kugira ububyutse muri za 30 muri za 35 25 nk'ibyo sinibuka. Ariko iyo minsi yari minsi idasanzwe. Abantu bagakira indwara. Reka ngwe ngurugero nk'ubu dufite ikibazo mu Rwanda. Abantu barwaye baheze mu mazu. Abantu barwaye indwara nyinshi z'uburyo bwinshi. Impyiko, kansa, ibihaha, imihogo, imigongo, amaguru, amavi. Ariko ushaka kubwira umuntu uti nagusengera ugakira. Wemera ko Imana yanjye na Imana yawe. Imana yanjye niyo Mana yawe, nibyo? Amen. Ukemera tugasenga. Wabona ukize kurenga na doctor. Kandi indwara yawe ikagenda igiye. Ariko ntabwo abantu babyemera. Kubera iki? Hari ikintu batojwe, bamenyerejwe. Ko simvuga ngo ntuzajye kwa muganga. N'Imana abaganga Imana yarabaremye nabo. Nubwo no gusenga bikubuza gupfa. Kandi no gusenga ntibikubuza gupfa. Cyane koko gupfa niyo nzira rero. Amen. Urumva? Reka nkwereke. Gupfa niyo nzira reka turebe mu Bafilipi 12:14. 10 murongo wa mbere 10:22. 21 igice cya mbere 21 uko bivuga. Avuga ngo iki? Bafilipi 21. Bwende gitara habona kansoma. Zaburi 116:15 avuga ngo urupfu rw'abakunzi be n'urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka. Amen. Urupfu. Hallelujah. Rw'abakunzi be n'urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka. Urumva? Hari Imana baravuga ngo mu Bafilipi 4:21 baravuga ngo erega kubwanjye kubaho ni Kristo. Kubaho ni Kristo. Kandi gupfa ni inyungu. Bisobanura ngo kuba turi mu Mana ntivuga ko tudapfa. Kuko ni nayo nzira pastor niyo niyo tike. Ariko bisobanura bitavanaho ko umuntu ashobora no kubaho kubera Imana kuko Imana irashoboye. Imana irakiza ari ubuhamya. Hari abahamya rwose babihamya. Hari umugani ushaka gusiga mubi cyangwa mwiza. Ariko ubwami bw'Imana ngo buratwaranirwa. Hallelujah. Ngo inkorane zibutwaza imbaraga igitugu. Amen. Kandi ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Amen. Kuguma mu byaha n'urupfu no kurimbuka ntuzabone n'ubwami bw'Imana. Impamvu nabwo ngo ijuru ririho. Ijuru ririho. Amen. Ijuru ni iry'Imana. Kandi ni byateguriwe bose. Ariko ubwami bw'Imana butandukanye n'ubwami bwo mu ijuru. Amen. Kuko ubwami bwo mu ijuru ni administration. Amen. Ariko ubwami bw'Imana nukugira Kristo mu bugingo bwawe. Hallelujah. That is a total transformation. Amen. Hallelujah. Amen. Iyo niyo mpinduka. So abantu rero kwicara mu rusengero gusa ntibahinduke. Amen. Bagahora yasoka akajya mu byaha. Akaguma ari wa wundi. Ntacyo bimaze. Reka mbabwire hari abantu bumva ko iyo bageze mu rusengero cyangwa umuntu yamara gupfa byaki niki tukivugira. Umuntu yamara gupfa atarigeze ajya gusenga bakajya gushaka padiri cyangwa pastori. Ngo mutagatifuze. Bakumva ko umuntu iyo dusenga ku kiriyo abantu bapfuye ntago tuba dusengera wapfuye. Tuba tubwira bari abatwe tukiriho kwibwira ngo dufate umurongo twongere twibe nkuko ijambo ry'Imana ngo twibukiranye. Oya n'ikindi iyo bamutwaye batamuciye mu rusengero baba ngo wamuhambye gipagani. Kandi undi yasanzwe ari umupagani. Soko nibura aca mu rusengero warabaye umukristo. N'umuhango pastor Imana dufashe. Ugusengera mu rusengero n'umuhango. Abantu bamenye kuri.
hari ibintu bimwe dutinya kuvuga kandi bikwiye kuvuga cyane ari n'ukuri kandi ikindi cya kabiri uzareba nubwo ngo umuntu wese yitabye Imana nubwo yabaguye mu gicu cy'ubujura bavuga ko yitabye Imana kitabye shitani nanga bamurasha arasa umuntu cyangwa arasa umuntu reka rero bene data tujya mu kure hari abantu bitaba Imana hari n'abitaba shitani cyane kandi irahari hari ijuru na shitani arahari by the way hari abakorera Imana hari n'abakorera hariho abari mu Mana hariho n'abari mu bindi rero ibyo bindi nabyo biriho kandi twe kujya tubivanga mureke tujya guse okay ikintu cya mbere hari abantu iyo umuntu yabaye umwami cyangwa umuntu yabaye umutware n'ubabo umuzi hari ikintu kitwa guca bugufi babyita mu Kinyarwanda gukeza nk'umumenyere hari yabaye umwami amen ntabwo umenye umuntu yakurenze n'ijambo ry'Imana bavuga ngo ntugakeza abami babiri nicyo nshaka kukubwira rero ushaka kuvuga ngo Kaniziyo twaraguranye ndamuzi wo kwa kanaka uramaze uranze ariko none Imana yanzamuye amen cha bugufi amen Imana yakuzamuye ningucire bugufi ngukeze kugira ngo ushobore ko nagira icyo nagukuraho ningucira bugufi nkagukeza nta mpamvu utazabona umugisha haleluya ni Imana iri uciye bugufi ukayikeza rega ngwe muri hari mushaka kujya hejuru ukabona mwari mwaganiraga ugaba ngo yabaye ministeri ugatangira kumumenyera ngo ni kanaka mwageranaga yabaye ministeri afite abamurinze urajya hehe ahubwo nta n'umwanya banafite nta n'umwanya bafite ibintu byinshi abenshi ahubwo abana barenganya afite inshingano bamuhaye inshingano ziragoye otyo iyo hari umukozi w'Imana rero hari inshingano z'ubwami bw'Imana uba wabonye uba wumva ufite n'ibintu byinshi so ntabwo uba ugomba no urakoze cyane pastor kuzana ako kantu kuba umuntu w'Imana by'ukuri nta nubwo busanzwe ufite amabanga y'Imana cyane kuko nta nubwo ugomba no kuba a common person kuba ahantu hose kujagarara kujya mu bintu byose uba ugomba nkuko n'umuyobozi w'isi atagomba kuba kujagarara abigiyemo ntiyabishobora wabishobora utese kuko ufite inshingano nyinshi rero Imana igomba we are different people iyo dusenga tugira ubwenge bw'Imana tugira umutwaro w'Imana twubahisha Imana twenda kujya hadakwiriye uranyumva neza tugendana n'abagenganye uzareba minister sa apfa kujyana n'umuntu wese reka oya none twe minister tumureke tujye kuri meya naho kurira naho gusohokera harahinduka ubusa wa ministry ukajya mu kabagari ukagenda cyangwa ahandi hose mu bare siva ngo mu kabagari ahantu mwo muri bwa restaurant buri abusanzwe never ujya ahantu hazima ukicara abantu bazima kugira ngo natekereze neza dufashe rero iyo tugiye mu masengesho turahindurwa we are transformed we are renewed we are revived tugira ububyutse bundi tugira connection n'Imana twumva ijuru icyo ritubwira nibyo dukwiye gukora mu gihe gikwiriye amen iyo mpamvu iyo tumvuze ibyo ngibyo ntabwo iyo uvugana n'Imana uvuga iby'ubwami bw'Imana ushobora no kubura umuntu w'Imana uvuga ibintu by'Imana ari ukubyitwaza ariko kamere yawe ikiri mu isi utaratandukana n'isi rero bene data mwari mudukurikiye ndumva ndangiza hari icyanditswe nifuje ko dusoma amen cyo muri Luka turebe bene data hari icyanditswe kiri muri Luka 12:15 ndagira ngo mbereke yuko Luka 12:15 amen hari ijambo ry'Imana tuba tugomba kubabwira haleluya mukikomanga tukikomanga nanjye nkikomanga arega nanjye uvuga ntimukajya ngo nanjye ndicishije bugufi imbere yanjye amen ndagira ngo hano hari umutunzi w'umupfapfa ntushaka kuvugaho ariko ngiye kubusera ku murongo wa 15 arababwira ati mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose kuko
ubugingo bwanyu butava mu bwinshi bw'ibintu bye. Amina. Ndagisubiramo. Ndababwira nti arababwira ati wo ni Yesu, mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibintu bye. Abantu rero hari ukuntu bagenda bakizera ibintu aho kwizera Imana. Ndabizi abantu mwenshi mwizera ibintu, niyo mpamvu nzanyira ijambo. Irindi jambo, hari umuntu w'umutunzi, ariko iyo ukomeje hepfo gato ku wa 16 ngo nuko abacira umugani, hariho umukungu wari ufite imirima irumbuka cyane, nuko aribaza mu mutima we ati, ndagira nte ko ntafite aho munika imyaka yanjye? Aribwira ati, ndabigenzanya, ndasenya urugarama rwanjye, bwo aravuga ikigega, nubake urundi abe aribwo mpunika imyaka yanjye yose n'ibintu byanjye. Nuko ubwo nzabwira umutima wanjye nti, mutima wanjye ufite ibintu byinshi bibikiwe imyaka myinshi, ngaho ruhuka urye unywe unezerwe. Ariko Imana iramubwira iti, wa mupfuwe, muri ijoro uranyaga ubugingo bwawe, ibyo wabitse bizaba ibyande. Nuko umuntu wirundaniriza ubutunzi amera, niko umuntu wirundanyiriza ubutunzi amera. Ati, ubutunzi atari ubutunzi bw'Imana. Kwirundanyiza ubutunzi atari ubutunzi bw'Imana ntacyo bimaze. Bene ndatereka mbabwire, uba wibeshya muri make. Uba wibeshya. Kandi nagiye ndeba abantu benshi b'abatunzi b'abakire, amara kubaka ikizu ukabona ngo yakumva ngo yapfuye. Yamara kugira cyangwa ni afite kimwe bashaka icya kabiri kandi nabwo cya gatatu. Rero bene data, ubutunzi ni bwiza, natwe nabyo ndabishyigikiye, ariko mureke ubutunzi twe kubushyira imbere cyane. Dushake ubwami bwo mu ijuru, dushake ubwami bw'Imana, tunyurwe n'ibyo dufite, tunyurwe n'ibyo dufite, twemere kubaho, twemere gushima, twemere guhigira Imana umuhigo. Reka nguye nk'urugero, Imana iguheza miliyari, ariko niki warashimye Imana? Mbese nishimwe ki watanze ku Mana? Nanga se nicyo ufasha n'abandi, nicyo ufasha n'abandi. Urirebaho gusa. Bene data, reka mudukurikiye, uyu munsi sinzi ukuntu aya magambo aje, ariko ndagira ngo buri muntu wese yikomange. Haleluya. Kuko tutabeshwaho n'ibintu bwinshi bw'ibintu, ahubwo tubeshwaho n'ubuntu bw'Imana, n'imbabazi z'Imana, n'urukundo rw'Imana. Uranyumva neza? Kristo yahindutse icyaha kugira ngo we kuba umunyabyaha cyane, aguhindura gukiranuka, akubera incungu, akugira ubuntu n'imbabazi, aragukunda, ngo ibuka aho wavuye ukagwa. Haleluya. Amina. Ibuka aho wavuye ukagwa, maze wihane. Iracyateza amaboko, irashaka ko tuyiga. Nugaruka nzakugarura. Amina. Nuvana ibishimwa mu bigawa, nzaguhindura akanwa kanjye, nzakujya imbere, nzakuyobora. Yabwiye umugabo, iyo usomye muri Yesaya 45 igice cya mbere, ngo kuro, ngo nzakujya imbere hataringaniye mparinganize. Haleluya. Ngo nzakugira, ngo nzacagagura ibihindizo by'ibyuma bicemo kabiri, ngo by'imiringo, ngo y'ubutunzi burahiherereye, ngo n'ubutunzi bw'umwijima abandi batabona. Amen. Urumva neza? Haleluya. Ngo nzabana nawe. Iyo niyo Mana tuvuga. Amen. Ngo nta ndwara yagucire kukurwanya,
izagutsinda. Hallelujah. Ngo n'ururimi ruzagukubonera ngo ntuzagutsinda. Hallelujah. Ngo ntutinye ndi Imana yawe. Amen. Nzagutabara, nzagukomeza, nzakuremeza ukuboko kurya rwo gukiranuka kwawe. Ngo yewe Yakobo ngo nzagufata uko nkubwire ngo witinya. Hallelujah. Bene data reka mbabwire dufite Imana. Imana itumara ubwoba. Hallelujah. Imana itwongerera imbaraga. Hano Dawudi yasenze amasengesho akomeye cyane. Hallelujah. Yaravuze hano igiye ku murongo wa 19 ngo mu bikari by'inzu y'Uwiteka ngo hagati muri wowe mu Yerusalemu. Iyo tuvuga Yerusalemu tuba tuvuga mu mujyi w'Uwiteka. Hallelujah. Amen. N'Imana ifite umujyi nkuko turi muri wa Kigali. Nkuko turi muri mujyi wa Kigali. Urumva ko n'Imana ifite umujyi imijyi yayo. Ni mwiza pastor. Amen. Urumva? Hallelujah. Amen. The Zion, you have got the Zion, Sion, is the throne of God. Amen. Ni ibikari by'umwami. Amen. Ni mu rurembo rw'umwami. Amen. Ni mu ngoro. Hallelujah. Uranyumva neza? Abantu rero niyo mpamvu Isaya muri Zaburi 117 haravuga ngo mwamahanga yose mwe nimushime Uwiteka, mwamoko yose mwe ni mu muhimbazi, kuko imbabazi zihoraho iteka ryose, kuko imbabazi ze atagirira ari nyinshi, atugirira ari nyinshi, kandi umurava w'Uwiteka uhoraho iteka ryose. Ntabwo rero Imana ishobora kukureka. Nta nubwo Imana yaguta. Urumva? Umuntu yaguta, inshuti yaguta, umugore yaguhemukira, umugabo yaguhemukira, abana bakutera umugongo wibyariye, ariko Imana yacu ntabwo igitureka. Hallelujah. Inshuti zanjye reka mbabwire dufite Imana mu ijuru. Dufite Imana yicaye mu bwami bwayo. Hallelujah. Iyo turi mu bwami bw'Imana tuba turi mu ijuru ryayo. Hallelujah. Ntabwo rero bisigana. Rero bene data kuri aka kanya nasabaga niba uri udukurikiye, ndagira ngo waturaye amagambo. Hallelujah. Ntabwo twe kugendera aho ngo murwane intambara nziza yo kwizera. Hallelujah. Bene data. Amen. Cyo kiganiro turimo by the way. Nicyo kiganiro turimo. Murwane intambara nziza yo kwizera. Pastor Innocent watangije uyu murimo w'Imana, inzu y'abizera, yari umugabo w'Imana, ubu ari mu bwami bw'Imana. We are sure of that. Very much. Uranyumva neza? Tuzi ko yitwara. Amen. Amen. Kandi tutumva natwe tuzamusangayo. Cyane. Arasinziriye. Ntabwo ndimo kubabwira ibintu by'isi nyewe. Ntabwo ndimo kubabwira iminyago y'isi. Ntabwo ndimo kubabwira amamodoka. Ntabwo ndimo kubabwira ko muzabona amaviza. Ndababwira ko muzabona ubwami bw'Imana. Imusenga kandi mukihana mugahinduka. Amina. Kandi bwo bw'ingenzi pastor reka tubivuge. Amen. The kingdom of God. Amen. Is at hand. Amen. Amen. Any time igihe cyose ushaka kubona rapture. Amen. Mbese nkubaza ubaka kanya impanda ivuze uzajya mu bwami bw'Imana? Ese impanda ivuze aka kanya ko utazi umunsi n'itariki uzagurukana imodoka n'amazu cyangwa uzagenda? Reka nkubwire ntabwo tuzagenda muri kamere, tuzaterurwa n'umwuka. Amen. Iki kibiri kizasigara. Amen. Ariko umwuka azajya aho ukwiye kujya. Hallelujah. Subira muri aya magambo. Amen. Uti Mwami Yesu ndakwinginze mbabarira ndi umunyabyaha nagucumuyeho ndagarutse menya aho navuye nkagwa aka kanya ndihannye mbabarira mvana mu gitabo cy'abarimbuka unyandike mu gitabo cy'ubugingo njye ku mbuto z'ubugingo kuri cya giti umpanaguza amaraso yawe mu bapfuye mu barimbuka. Yesu urakoze kuko umpaye agakiza, nzagukorera n'ibyanjye byose n'ubutunzi bwanjye bwose n'urugo rwanjye n'abana banjye bagushyize mu maboko mu izina rya Yesu. Ushimwe kuko umpaye ubugingo bushya kandi mbaye mushya
kubwa Yesu Kristo umwami wacu. kubwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Ubwo agakiza wakabonye. Hallelujah. Ntabwo ndi wabona agakiza. Amen. Twese nuko ubu ushaka aya magambo urayumva. Ni indwara za Imana zikiza. Amen. Hallelujah. Amen. N'ubumuga bwa Imana bukiza. Amen. N'ubukene bwa Imana bukiza. Amen. Amen. Fata urwaye gusengera. Amen. Uwiteka nyiricyubahiro. Hallelujah. Imwa Yesu. Data mwamacu Yesu Kristo. Thank you, precious Lord. Reba uriya mugabo. Shimwa Yesu kuri. Reba uriya mugore. Hallelujah. Reba uriya musore. Hallelujah. Reba uriya mukobwa. Shimwa Mana. Reba uriya mwana. Reba uriya muyobozi. Reba n'undi wese uciriritse uhasi. Hallelujah. Umugirire neza. Yego Mwana. Umukize kiriya cyago. Yes Lord. Mu izina rya Yesu. Yes Jesus. Waravuze ngo tuzirukana abadayimoni. Mu izina rya Yesu. Yego Mwana. Yirukanyira dayimoni y'uburwayi muri. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo. Yes Lord. Urwaye umutima kira mu izina rya Yesu. Yes Lord. Urwaye ibihaha kira mu izina rya Yesu. Yes Lord. Urwaye impyiko kira mu izina rya Yesu. Hallelujah. Urwaye umugongo kira mu izina rya Yesu. Hallelujah. Urwaye amaso kira mu izina rya Yesu. Hallelujah. Urwaye ibikanu kira mu izina rya Yesu. Hallelujah. Urwaye prostate kira mu izina rya Yesu. Hallelujah. Urwaye sida kira mu izina rya Yesu. Hallelujah. Indwara yose urwaye kira mu izina rya Yesu. Ndategeka buri mudayimoni w'indwara iyo ari yo yose n'umuga bwose akire. Yes Lord. Urakoze. Kuko ari Imana ikiza kandi sinjye ukiza. Kuri umurimo wawe Imana nanjye nkuze umurimo wawe. Wampinduye umuzindaro. Wampinduye mikoro. Ndavuze ibisigaye byikorera. Hallelujah. Kiza ubugingo bw'aba bantu nsengeye. Aho barwaye bose n'izindi ndwara navuze. Depression, oppression. Hallelujah. Thank you Jesus. Byose ubikize mu izina rya Yesu. Disorder ikire mu izina rya Yesu. Jesus mighty name. Stress ikire mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwana. Urakoze Yesu. Kuko uri kumwe nanjye. Kandi uri kumwe natwe. Ndagushimira Jack mwana. Yes Lord. Ndagushimira TV1. Yes Lord. Ndagushimira n'uwagize vision yayo. Ndashimira abatekinisiye baraha. Hallelujah. Abamana bose bakora. Yego mwana. Bayagakiza mu izina rya Yesu. Nsingeye iyi televiziyo kugira ngo umize yagure. Kandi wiheshe icyubahiro. Yego mwana. N'uwayitangiye wiheshe icyubahiro. Yego mwana. Kandi umuhere no kongera kumenya kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Hallelujah. Bene data rero mbabwira. Amen. Aka niko gakiza rero. Amen. Nta bindi narenzaho. Ubu se ndashyiraho ibindi navuga ibindi. Imana iguvugisha mukozi w'Imana. Jackie rero telefone yanjye ni 0788 5214 93 0788 5214 93 ushatse kuntelefona telefone ukambwira icyagufashije cyangwa ushaka gusengerwa. Ikindi nababwira sengera Gasogi Living Word Temple ni hafi nsengera. Dufite ni church ari Gikondo za Murambi. Bakozi b'Imana rero mudukurikiye namwe abakozi bandi n'abayobozi mwari kumwe natwe niyo hari aho mwumva twakosheje mutubabarire ariko ubwo nibwo butumwa bw'isi ntabwo ntera abantu ubwoba oya ndabifuriza gukizwa mwese. Murakoze cyane Imana ibaha umugisha. Shalom.